Iyi filime iraza kugaruka ku buzima bw'umwana witwa Kelia ku myaka y'ubu ngubu n'imfubyi. Muri karitsiye bazi ko yasaze, bazi ko ari ikirara, nyamara ntibamenya ko ibyo akora byose ari ukugira ngo yirengagize agahinda, arebe ko iminsi yakwicuma. Mami se wakora iki? Yego. Akora mu barista. Akora mu bintu by'ikawa nyine. Hariya igikoni. Wese ko nta kazi urashaka? Yenda cyari igiswenge. Ndi ntabwo ubibona. Wese ko nakurashakana. Ngenda gafite. Kagira ntabwo mfite. Mbwira rero uhita unandangira. Nanjye ndakora mu marangi. Marani. Riri? Kuri. Ngombwira. Ni hese basi badafite umuntu wandangira nyine. Ufite ID? Nduwese. Ntabifite. Ndasa. Sorry nyine njya ikikwamira hano mu rugo. Tuvuye kwa Kito. Tiko. Ba Kito barangiye ngo ndajya bana n'amahanga barabana. Yarahambuye se? Kito wapi? Mweretse kwigagira ushaka umugabo. Ego komanda. Ese kuki babashati bawe baza kugusura numbwe ngo nzena nabasuhuza wagira ku bwana ibese mbandi Wigize akantu gakuru wisajishije bajyaga nuko bakunsigiye cyakoze nayiraza mba nigize se akantu gakuru gute Teko wakomeje guhagarara wakicaye. reka nicare ese ubundi kera ko utakiriye abashyitsi bawe abakiriye n'amaboko ufite nese ni njye baje gusura cyane niwe baje gusura none nimba ari njye baje gusura ufite ikihe kibazo umunsi ko ari kunyasa amahungu ntabwo nakubwiye ubundi ukeneye bwira icyo ko ari cyo ushaka wabakira utabakira ntabwo bindeba Cyakoze akiriyezwa wa mukuru wawe. Urabizi ko ari mukuru wawe? ibyo se shanga nabimenye ko ndi mukuru we We yagomba kubimenya. ntabwo ajya nyibaho ntabwo y'umwana sinzi pe nanjye yarananiwe Oya agomba kugerageza akajya kubaha. Ubuse atakubashye kandi baramugusigiye byazagenda bite? Keri. Hano ndabona hari utwana. Keri wabimenye se? Gizimana mbonye n'abashuti be bari hano. Ni nacyo cyayikinze. Subizi ko ndi kanyamakuru. ngoya Tugende. mugihe se kandi Tugende. mujye nyine ndagira Kwikingiza. kwikingiza gusura utarikingiza uskuri umupfu Oya mani byose narabirangije covid ingingo zose narazirangije. tegereza iki se ushaka iki Ahubwo niba n'urwa kane ruzaza ndarufata. Kanseri y'inkondo y'umuntu. mwese ko mumuseka bigenze bite Okay, nabona ko yari umuhungu. nuko kaba kigize kanyira ndabizi nta muhungu urwara kanseri y'inkondo y'umura ubwo se ibyo niba bizi mutabeshye se koko iyo kanseri ifata abakobwa gusa n'abagore Ndarusimbutse. Ahubwo mwirukanye mujye. Karange ninywera amazi. maze iminsi ntabona ibyana wallahi ariko uyu munsi uko byagenda kose ntabwo byakunda ariko ni master plan ngiye nza nkwereka ngiye ngomba kujya ibyana uyu munsi bagutwika sha nta wandoza umuvumo mbanze medite neza mfyireho igifege bimeze bite se boga ni fresh wallahi ndakubona utuye nariko Ministry wose. Ministri Shandazi yowe jewe wallahi bazi fata. Zami ibyo bintu. Wazi gifata utazabibwa wallahi. Oya njyewe se njyewe nshinzwe kwirira amafaranga y'abaturage nka mudugudu bundi. Kuri mudugudu abayeho. Ushinzwe kurya iki? Ntuteze abaturage neze narya iki? Gira urya izanjye nanjye.
wese ugura hano usa nk'itabi ryawe. Umva sicara hano wumva ariko. Ikintu nako ni iyi fone nayo niyo mbona ariyo nzima. Nayo nayigukaraga wakina ariko rari zirahari. Banza wumva ikintu ngushakira. Mbwira ngenda hari. Umva wakinuwe rero. Urumva? Ngiye dore kubona ngewe maze iminsi narya ibyana. Ngiye ndashaka umwana uri tayari. Umbwiye kuri mudugudu wa ino quartier sibyo? Niho nanjye ndashaka kugira ngo none ndebe ko uri mudugudu wemewe. Nanjye umbere mudugudu nshakira icyana kiri tayari. Cyana se? Wallahi. Mbere urumva ushaka icyana? Ndashaka umwana. Reka ngenzi icyo yabikora. Gogo niwe mwana yinzemo hano muri ino quartier ya. Uvuze ngo Kelia. Keri? Kelia yesha. Tera vuba gogwe. Ako se ufite amafaranga. Ese niba nayo yitwaye uramuhiki. Ikibazo cy'amafaranga ngenda shaka Kelia niba afite gahunda niba gwamo neza. Azanguye mu bundi telefone yawe. Turi kugenda no guhamagara. Ariko none se nje naje ndabikorera ubuntu. Shaka ikizikanye. Uri kubyumva ko na diru nakorera ku buntu. Kantu gafatika. Nyiriraho nkiberaho neza. Ese nari amafaranga naye abaturage bandi nazabaho neza. Amapantaro nyana nazayamba. Ndizashoboka. Umva nkubwire. Ikibazo sa amafaranga. Nje nkeneye umwana. Njewe ndaguhemba kubyifuza. Wambwiye kuri mudugudu ino quartier, sibyo? Nanjye nyigaragariza ni mudugudu koko. Genda ni uwo mwana. Icyakoze nanjye sinakubera idage. Reka mbe nkukubisa avance. Ariko oya nako. Ibindi tayivugana mu nyuma ko zana umwana afite taki wakino. Reka umufugo tazajya ngo turabajura. Andi umujanje. Genda amafaranga ameze neza. Ntago ni Genda. Kupona suri shashirani sore ngaya. Ariko se yasava. Oya nta kintu yamara yongeraho. Basa ande mwabiri ngaya afite amazera 3. Umva rafiki yangu. Njye na avance yo kunza umwana. Nyine icyo gutuma ni wakinzani. Ushaka iki? Ndashaka umwana. Gaho nyongera. Kumbonye ufite amafaranga. Cyane ikorere. Inota ari kuri kugendo kuki gose uramuyica uratangiye umango na avance ngo nitubisoza ngo uramuha se tubyumvikanye turabyumvikanye nyine ubuni koresha igihe ese genda amafaranga ari muratanga wicira uretse ko amaye amafaranga rafiki yangu genga yanjye yaguhiga wa kintu se yakubita mudugudu wa quartier gitifu nyamaroko yahaboneka na wera nyaroka daje Hey, kuna vutse neza bagazibona abantu koko. Cyakora ngiye muntu bahugira amahirwe. Cyane mbanze n'umunyere. Kusu teta yari yabipanze. Nera kukiri urusenda. Niko se muko ibyo birayi ni we nabiteguriye. Turamaze ndetse birandera. Manze mari cyambere. Icya kabiri se ko ntacyo urya. Urabona reka karaje gata kicara kararya nanise. Uzi byavuye. Ntabwo binde. Ese ubundi bwahantu uvuye wakarabye. Erega kirazo kiryo gusa. Nta kindi nyine mba tuganire. Ndabirya byose mbimara ahubwo Kese ureba babureka. Nani byongera ko. Ngaho ngiye kubirya vuba ntabwo dusangira.
turebe ufite kimwe turebe nyine ufite kimwe bireka nta kindi wongera kurya urabona ukuntu ariko bijya nk'aho kabihaye nabiriye ngaho nkubitanga kereka uwabikurutse utangiye no kurwana kandebe kera mvaho wamvuye ntacurya hari urya inka nka nyirajya mvaho ntacurya umaze kurya bingahe ndakiri we wariye bingahe ntabwo wareba ibi ntabwo wareba ibi urashaka kurya bitatu se kubera ariko uzi ko icyayi twakibagiwe icyo kimwe cyawe kirya maze nawe icyo cyayi kimwe ntacyo ngusaba urabona igihe kaba kahera mama ese wasaze wabaye iki na Sara bakugesheje iki na Sara ubu amafaranga uduhumbi tune na Sara abo se ubona nara kagira inko abo wowe bayitonze mutuje mfite inoti hararaga bogari hari umusore ni bogari afite ibintu ahubwo nawe undi muntu nashakaga kubwira wowe genda kuvugana amagambo abiri gusa abiri ukamukuraho inoti noneho ngo njye wakujyanye arakora iki iyi ni avansi ndakubitsa hano inyuma avansi aramu ibindi binda ngaramubira ka eba aka wowe izo note ndazishaka uri tayari cyangwa nshaka undi ibindi ni ibyawe muri buvugane ahubwo mva nkubwire nyine ureke kwirya aho ngaho se kuki nabaye mukuru niba ari ukuganira ayo magambo abiri uri kumbwira kuganira gusa ndajyayo mbwire ngende ndirete ibindi ni ibyawe ibindi n'ibijyamo birakureba njyewe ntabwo bindeba amafaranga ndayarya nawe urya yawe sinzi ibyo ashaka ubwo birakureba bikumva amagambo abiri akaguha inote da ukazikenyereraho ni tayari keriya dore nguyu njye ndigendeye rero ndabasize mbese sinari nabikubwiye ntabwo kuvugana nawe ndabamara si byose rero nawe dore nguyu namuzanye ubwo nyine n'ibicamo urumva siwambwiye ko ushaka umukobwa muvugana siwambwiye jya uzambwira rata uzanyongera ndi rata dore byuye umukobwa aravuga ntabwo mbwire buhagaze ubundi mbona mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ntabyo nzi ese ngiye kubyo nazi kubibara iyi nsazi nensi kandi n'umuntu muzima mwavugane njye nagiye bebi iki urabona ndi uruhinja twabyibagiwe njye mvugana nawe wowe utantanagura n'ingwa cyane siko mwipasa muremure gusa ntugasuzugura abantu bingana gutyo bogari nkanjye warayi karitsiye baranzi ukashaka ko ntahanagura inkweto yawe dore bogari ugacwa mbese sibyo birakubereye kuri bogari njye ndi bogari wowe usutyo njyewe hayiti baranzi buda bi baranzi ahantu hose baranzi ahubwo njye nyitwa nyine nta nubwo nyine no kumenya izina ryawe banza unyumva mbabarira umve mu maso
kune yanisese mudatuma nduka jewe oya rwose ntabwo naganira nawe ahubwo banza wumve genda gake banze wumve nyine banza umve ikintu umuntu agushakira ukinyita baby wabyishe none urajya mu mwite nde njye nduruhinja hanise nduruhinja hasi reka mpindure hanise ndubuki hasi best ahise ngira best ngo vugishwa mva nyine nkubwire icyo nshaka ni wowe kandi natanze ayanjye kugira ngo nkunde nkubone se birandeba wayampaye rero genda gake wayampaye wayampaye ese wowe urayashaka aho ndayaguha sente zirahari nta kibazo ese reka yakubwira bimora icyo nshaka sibyo nuko twahuza njye nawe tukagwamo neza fresh ubundi nanjye nkakuzungarare ibintu bikarangira sibyo se mva nkubwira aho uri murani uri kumarira umwanya w'ubusa mfite gahunda nyinshi ngomba kujyamo gumana n'urwo rukara rwawe